wowe urebye iyi video amarira umaze iminsi urira n'ibuye umaze iminsi wikoreye Imana igiye kurigutura. Ibuye umaze iminsi wikoreye Imana igiye kurigutura. Wowe urebye iyi video, wowe uri kundeba aka kanya, umaze iminsi wikoreye ibuye by'ibintu bitandukanye, ariko nkuzana itangazo rivuga ngo Imana igiye kugutura iryo buye. Umaze iminsi wiganyira ese Mana nzabigenza nte, ese Mana nzakora ubukwe, ese Mana nzubaka, ese Mana nzabona perime, ese Mana nzabona ikinyabiziga. Umaze iminsi ubyiganyira, ese Mana nzakira iyi ndwara, ese Mana nzabona urubyaro. Umaze iminsi ubyiganyira uvuga ngo ese Mana bizakunda. Ndagira nkutangarize nkubwire ngo hari andi mahirwe ya kabiri Imana izanye, yuko Imana igiye kugutabara, Imana ikabikorera mu buryo bwo kuyubahisha. Imana igiye kugutura iryo buye muri aya masaha, Imana igiye kurigutura. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamibabaro, kubwo gusuza umutima k'umukene, ngo none ahangaha ndahagurutse nje gushyira mu mahoro uwo bacuniraga ingoni. Mu yandi magambo, none ahangaha Imana irahagurutse, niko ijambo ry'Imana ribivuze, ije gukora imirimo n'ibitangaza, ije gutura abantu imitwaro. Imana ibaha umugisha. Wari mushyashya, nyemerera unyiyungeho kandi kuri aka gasaraba niba uri mushya. Niba Claude ari ubwa mbere umubonye ukaba utazi Claude uwo ari we, kanda kuri aka kamenyetso ko guteranya. Buri munsi tuzana ikiganiro, tujya tunakorana live. Ujye no kuri YouTube channel yanjye yitwa Claude urahita umbona. Ni YouTube channel yanjye, urahita ubonaho amavideo y'ijambo ry'Imana, maze ubundi tukumye gushyigikirana ku ijambo ry'Imana. Usharing iyi video nk'abantu nk'ijana cyangwa 200, nubwo baba 1000, Imana ibiguheremo umugisha kandi utagabanyije. Kandi kuri aka kamenyetso ko gatima, Imana iguha umugisha. Ibi bintu kuba mbikora nta bindi ni ukugira ngo dukwirakwize ivugabutumwa rigende rigera ahantu kure cyane. Imana izabiduheremo umugisha. Shalom.